komya mbese bihora bimeze biki ewa n'umwana rero wahaye igituba gutyo naga azagucika mwibuke neza yuko twari turi kuri topic yo kwerekana umugore washatse imboro uburyo ameze nyine baba ameze nkanjye kuko nanjye ubu ndumva natoye kereka ngo mpise mbona icyana hafi aha ngaha waba ureba uburyo nyemerera nabi urumva oh my god ubundi uzi ugiye guswerwa n'umwana wenda ukabona nk'ikigo kije kuguswera gifitiye imboro nziza iwana ufata ukumva ko ufashe imboro uyishyiramo ukumva ntago ijyamo kubera ubunini bwayo ukabanza ugakubita kuri rugonga amazi ukayamena kigatoha ewana imboro noneho nayo yamara gutoha neza fresh ugahita uyishyiramo inyerera arayigukubita ikagukora hirya hino ewana nabwo yanajyamo ikajyamo wumva ari fresh uri kumva wumva yuko harimo ikintu apana gushyiramo imboro kumva ni nk'agasono basunikiyemo cyangwa agahera ibyo se ni ibiki wazumbwira ikisi reka rero bakunzi ba Gutya TV mumbabarire ngende ndumva umushyuko unyishe reka njye kwihigira umwana unyikomera mbanze mumenereho byibuza nka litiro 3 z'amazi abanza nyikungutira akariro kagabanyuka ibindi bizazejo naho mu kiganiro cy'ubutaha nzaza mbabwira ukuntu umuswera w'iri joro wagenze kuko urabona amasaha arakuze reka nanjye mbe ncometse ubwo naho mu kiganiro cy'ubutaha ariko nyine wibuke gukora subscribe like and comment ibindi tuzaba tubireba twongeye kubasuza nshuti bakunze bakurikiye Gutya TV uyu ni wa mwanya mbagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye reka ngushimire cyane we wamaze gukora subscribe kuri Gutya TV warakoze cyane kandi uruhu igiciro ni n'iby'igiciro gikomeye cyane kuba ufata umwanya wawe ukareba video twagiye tunyuzaho zirimo amasomo menshi tugenda tukwigishirizaho uburyo wakubakamo ingo zanyu rero ikiganiro uyu munsi nagira ngo tuganirizeho nagira ngo tuganire my friend nanakwereka uburyo umugore washatse imboro aba yaresa aba yashyushye byahatari ewana ku buryo umugabo wari we wese amugeraho agahita muswera akamuha igituba atitaye ngo ninde unsweye ibindi akabyibaza nyuma ari uko bamukubise umucumito wa danje oh my god mbese nyine hamwe imboro imuryohera akavuga ati kizaba nzamumuti mwabantu mwe ndagira mbabwire ko umugore washatse imboro abatandukanye ewana abari karabutaka hasi hejuru niyo mpamvu rero nagira ngo nkubwire ngo kora subscribe kuri Gutya TV nshuti rero bakunzi ba Gutya TV iyo umugore yashatse imboro acika imbaraga mbese ikintu we yumva muri we ashoboye asigaranye ni uburyaryate bwo mu gituba gusa kuko umugore washatse imboro aba yasaze nimba navuga gusara nimba navuga gusarisha sinzi ukuntu nabikubwira ariko aba mbese ameze atese isunda bigereranya n'iki koko nimba uzi neza ukuntu buryaryate bumera bw'igisebe bwo babwikubye nk'inshuro 50 rero sasa umugore washatse imboro ikizamukubwira ahantu azajya bari hose uzajya usanga abari yinyonganyonga mbese nimba ari na phone cyari kuvuga n'umuntu yirya cyangwa yaba ari kumwe n'igitsina gabo mbese arangwa no kugikoraho cyangwa se agerageza kumurenzaho amaguru noneho hahandi yamurengejeho amaguru akanyagerageza gusa nkaho amutsirimisha umubyimba w'igituba uri kubibona oh nanjye ndumva cyabyimbye kiri kundya we uri kumva noneho rero sasa umugore washatse imboro aba yacitse imbaraga amaso aba yarebesha nk'atariho reka sinakubwira yarerembuye ewana byamucanze ewana agashaka akantu kose akora akumva byanze akajya kunyara akumva byanze mbese ukavuga uti se noneho uyu mugore nawe ndamugenzana icyo gihe nta kintu wowe ubwawe ushobora kuba wakora noneho sasa ndagira ngo nkwereke ukuntu umugore uzaba washyukwe uzamuswera akaguha igituba neza my friend akakiguha ukamucumita nawe akaguha akanyobwa akagukaragira neza fresh ku buryo uzavuga ati icyo ukora aha urangosoye basi mwaretse nkubanza ngacumitaho gatowe igituba kirandiye we basi mwamaye ku mboro we umva rero sasa
nk'uku nguku umeze wenda reka nitangeho urugero n'ubu nkahita mbona nk'umuntu araje aransweye ewana namuha igituba neza. Umugore noneho sasa uzajya aba yariwe n'igituba yabonye imboro igitsina gabo cyose